wenda ejo ariko uyu munsi urandemeye. bavuga ko amafaranga ashobora kugura byose, ariko ntibambwiye ko adashobora kugura urukundo. Nitwa Olga, navukiye mu buzima aho ntari mbuze icyo nashakaga na kimwe, aho byose byabonekaga byoroshye. Inzu nini, izina, icyubahiro n'amafaranga byari ibisanzwe kuri njye, ariko hari ukuri ntigeze mbona ako kanya, ko amafaranga ashobora kugura ibintu byinshi, ariko ntashobore kugura umutima. Ababyeyi banjye banyigishije gukunda icyubahiro, banyigishije kubaho ubuzima bwuzuye izina n'agaciro kagaragarira abantu. Bifuzaga ko nzakunda umusore ukize, umusore ujyanye n'izina ry'umuryango wacu, ariko umutima wanjye wahisemo ukundi. Nakunze muyizi, umusore utari umukire ku mafaranga, ariko wari umukire mu rukundo no mu ndangagaciro. Umusore utari afite byinshi byo gutanga, ariko wari afite umutima wuzuye urukundo nyarwo. Kuri njye mbega yari isi yanjye yose. Urukundo rwacu rwahindutse urugamba rutari hagati y'abantu babiri, ahubwo hagati y'isi n'umutima, hagati y'amafaranga n'urukundo, hagati y'icyubahiro n'ibyishimo, hagati y'inzozi z'ababyeyi banjye bashaka ko mpitamo amafaranga n'inzozi z'umutima wanjye ushaka urukundo rw'ababyeyi banjye. Urukundo rwacu rwari ikosa ndetse rikomeye cyane. Hari igihe nageze aho ngomba guhitamo, aho nahageze hagati y'isi ebyiri, isi y'amafaranga n'isi y'umutima, kandi nagombaga guhitamo. Ese nzahitamo ubuzima nateguriwe n'ababyeyi banjye, cyangwa nzarwanira urukundo rwanjye na Moyize, ari narwo buzima bw'umutima wanjye wifuza? Ese kuko urukundo nyarwo rufite imbaraga zo gutsinda byose? Ese umutima ushobora gutsinda amafaranga? Ese agahinda gashobora koko gushira? Iyi ni inkuru y'urukundo, iyi ni inkuru yanjye y'ububabare n'icyizere. Ushaka kunsoza? Ndabizi n'ibyandi byawe. Abo mwana. Ubaye iki se? Mama mahoro ndakwinginze, sibyo? Kwa mahoro. Mbabarira, mvira mu buzima pe. Niba udashaka kunyicisha mbabarira mvire mu buzima. Kwicisha? Nahise kubira iki waguma uhenda ibintu runa bidashoboka. Niba ibintu bidashoboka ntago bishoboka. None se biki bidashoboka? Kibazo kirano ni ikihe? Olga, wagiye wumva? Wagiye wumva ko gabanya brage moyi ndabizi nyine wowe unuhura warakaye urana imijinya, ariko none ntago nje kugufosenga. Umva mubwire Olga, mama wawe mukanya gashize avuye iwanjye aranyihanangirije. My mom. Arambwiye ngo nzongera kukubona ku mwana wanjye. Iwawe sabwe aka kanya gashize. Gabanya joke, mama wanjye ntagazi wanjye, ahubwo mbwira amakuru yawe. Amakuru yanjye ese kuri kumunga se uwo afite ikihe kibazo? Se mwana kuki utumva? Umuntu niba akubwiye ngo mpa amahoro, ugomba kumuha amahoro kubera ko sinshaka kuza gusirira n'umuryango wayo. Okay, ntago nakuje amahoro ko nge ntago ndi indwara. Ruga. Moyize. Wenda ejo ariko uyu munsi urandemere.
bahamagara mu izina cyaranyitaba Mai, hi. Hi. Amakuru se? Amakuru ni meza. Ninde se ko nakumenye we? Sha, nyine ni Olga. Olga? Olga. Ariya Olga wewe? Wo ku ishuri. Ishuri? Okay. Olga umeze ute? Chandaho nyine biraho bisanzwe. Ngaho biraho bisanzwe. Okay, uni sawa no. Se kuba watuje cyane. Ngiye bandi mu kazi mani bandi mu tuntu two ubu no gupiga ngo nirira ahubwo inzara imeze nabi byatana. Yego ku buryo sitanabaza inshuti yawe amakuru uko ameze. Cyabyiore ibyo bintu umuntu yabitekereza mwana umuntu aba ari gutekereza ukuntu ari bubone icyo gushyira mu nda n'uburyo azajya ku ishuri ejo aba ari ibisatsi uko buri seriye cyane shafize ukuntu mbona ubwo ngubwo pe oya wana ujye unanyuzamo nyine umamagare twivuganire ntacyo twibera inshuti wana ndayabikora ari mbona umwanya ahubwo reka piko tutwakane ntabwo ukuntu ndya kabisa sawa ariko nyine ubwo utaha ni wowe uzamamagara sawa ntahari turi kumwe sawa merci nakundi umusore nzabimubwira gute ko mukunda umuntu ntavuga igihe cyose umuvugishije akavuga ko ahuze bimbanye ihurizo nanjye ni neza kabisa. Amakuru yawe shano kuvuga ngo ni twita babonyera aya bamukoreye se man. So bamukubise video bari bamwishe. Nigaba etse manze nita mu menu barimo aramamagara. Enode. Mama. Enode. Uri hehe? Naje. Akira sya bwasha tambara. Mugire va tugenda. Twe babandi bavugagaho arangije kwitegura ngiye gusoza ko mugire vuba tugende amasaha yadufashe. Okay. Yego. Olga, meze ute? sawa Amakuru yawe? neza Ese we ejo kutaje kwiga byagenze gute? sha ejo urebye numvaga nameze neza nyine numva ntari muri mode yo kujya ku ishuri
bituma utaza kwiga. ese umeze ute? Nanjye meze neza ntari. Manshi sha rero nyine nari ndimo ndibuka mu rugo dufite abashyitsi. Yego. Okay. Nta kibazo simbuka ubarebe turi kumwe. Sawa sawa. Ruga ni wowe? Nabyihurira baza kwaga kungurira akantu. Inshuro nawe yakomanze urwasira ingomba amatwi. Ruga ntukarakare. Urabona kuntu mba nce nkwakira nk'umuntu wamaze wa VIP. Gatanga no kungurira akantu urumva kuntu uje uvuga. Aho mva samve gucukura amafaranga cyangwa ku ishuri. Wewe nyagizwe ntago ari sawa sibyo. Wagiye uza wasi ugaragaza isura yishimye. Ariko barakuroze. Nazanye komanga kabiri wumva. Ako naga ariko naje nkomanga. Erega naye no koza ibyombo mu gikari nari. Nagusabye winsakuri. Nazanye komanga kabiri. Erega ntukaza uraka. Yanwe ko gunya kunyagwa mu matwi. Naye no koza ibyombo mu gikari rega. Nta nuko byajyana karangira. Nga ntugaragare. Unakagura ye. Nitwe babandi bavugagaho ngondacho tuzigezaho. Mungu nk'ibyo biba biza bisonasona ko bamaye akazi ko mu rugo bamaye akazi k'izabo. Koko babyeyi isaha irashije turi hanze nyuma ya game. Abategereza ari kumwe mwitonze. Ibintu ndanabirambiwe nta kibari. Wowe ni uri gukomanga. Sabe bite? Sawa. Mwebwe. Tuje kubasura. Kandi Sasa kwa mama. Mahoroga. Mahoroga ujya ndamuzi. Kumuzi mama mahoroga. Ariko uri mushyashya. Yaho banza mwibeshya hano na mama mahoroga bamwe. Nyoko buja ntaguze. None se. Nyoko buja mama mahoroga ntaguze. Nyoko buja. Nyoko buja yinde. Wanjye wawe. Wawe? Uzi umuntu uri kubwira njye ndi boss hano mu. Niko. Mabuja nazi nini. Nese. Ndabona mu rugo abo mu rugo bose bazanye. Mabuja simuzi. Shire hamagara. Twe dufitanye gahunda. Nabo iyo abo mwari kuza bari kumbwira naga ibyo ngibyo ngembi. Shire mwihorere hamagara. Nari nifite n'akazi kenshi. Ko twaje mwihorere ubungu. Sawa. Bashorondera cya kicucu cy'igikoze. Bikoze ibyo bisigaye bibutari. Niba bisigaye binywa ibiki, niba basigaye birwo mwana yanjye. Urabona ngo abana biranira stress amasaha. Amuco basigaye bagira. Nakageza kurengerwa kubarusha. Ariko buretse atse gukirwa. Sindabura kandi bugusigiremo. Ko nagasuzuguro. Reba amasaha yose magaze ahangaha. Hejuru hari ubugoryi bazanye ntaza aho rwaturutse. Ubundi rwaturutse haruriye. Ihangana nta kibazo. Buretse ariko. Ambo.
gicucu ngo nimeye igihe mba nahereye ngihamagara imicuro ngihamagara siko ngihamagaye nk'icuro 20 mana uruguryi rw'uruko mana yanjye wemeya Meya uburi mu biti igihe abantu bahereye bakomanga ndi gushyira akantu ese biri mu dushizwe muri uru rugo ko abashyitsi banjye bagiye kumara hafi isaha yose nyuma y'igipangu ese mabusha abashyitsi utambwiye ko bari buze bahereye bakomanga ko ntabwo bambwiye ko bari buze ndi kugira inshuro sigaye kwidafungura amafaranga mu buryo bwo kubwisa ntacyo reka ngende kera vavase ngende mbafungure nibakuzana ibisasu birakureba huti Daw? Baba bahereye bakomanga igikuza cyane ngengana kiri abona rugarutse akoze sora rwigiraga ibiki abana bo muri iyi minsi wagira ngo ntibatojwe umuco je nifite akazi kenshi cyangwa mu gihugu umusoro wororewe he bari muri salo turabishimiye cyane umeze muteze tumeze neza shaka turashima Imana nyine ni ibisanzwe barashize iminsi cyane nyine abantu bose baba bihugiyeho gusa nyine ni iby'isi waba umeze neza ariko ndi kubibona rwose meze neza ndi kubibona pe ndacaho amaze kuba umugabo rero kabisa umwanya umusore namwe kumwita aha nanjye ndi kubona ntabirenze ariko nyine nuko bameze neza rwose nta kibazo aho nyine narangije kwiga ntarabona akazi se
urabona akazi rero twahugiye mu biganiro ahubwo tukagenda no kubakira. Olga. Yes, mami. N'uwakira abashyitsi nyine hari amazi akonje, hari amazi ashyushye, hari fanta, hari amata, hari juice. Wirirwa wibona muri iyi minsi amazi niyo ngo atize. Mami, always. nzanira mango ikonje. Thank you. Rose. kiri umutima ndakiremera nabi. Se, amazi. Akaji k'imbuto wenda n'udakunda ibiryo amafanta. Ntacyo byaba bitwaye nabi. Okay, thank you. Ndabona usa neza. Nawe. Mama Olga arabyiruye. Aha, arabyiruye umwana amaze gukura kabisa. Nawe mu rugo twe tumeze neza turashima Imana. Ariko nabonye Olga amaze gukura muri iyi minsi ndabona tuzazinywa tu. Agira ngo mbasabe ijambo. Tuzanywe no gushimira. Mu bihe byari bigoye byari binkomereye. Ndibuka ko twiganye amashuri ariko muranyishyurira mbasha kurangiza amashuri. Rero ibyo byadutumye biduteza imbere. Twe n'umuryango hari icyo twari twateguye. Ndagira ngo tukibashikirize. Yego. Murakoze cyane. Yego. Murakoze gushima. Yego. Buriya rero twarikoreraga kandi kubaho ni ukubana. Yego. Muri abantu beza cyane buzuye urukundo. Yego, murakoze. Yego. Noneho twagira ngo umuntu adusezerere amasaha akuze. Nta kibazo. Noneho reka mbwire Olga aze amfashe kuba yabivuze. Olga! Olga! Preza mami. Kwino duherekeza abashyitsi baragiye. Kabagiye kazi. Twari turi gutunganya ibintu mu gikoni rero musemo mwihuta. Sha, mbari n'ingaruka dufite pe mwihangane tuzabasura ubutaha dufite umwanya uhagije. Murakoze. Ko mama yari usigaye yarabuze. Uko muhise mugenda. Tuzabasura. Nanone. Nta kibazo. Aho muzabaza muze. Nta kibazo tuzazana na Olga. Papa ino. Rero natwe turabashimiye mwakoze kudusura, hanyuma ubutumwa mumpaye ndaza no kubwira papa Olga kuri video call yuko mwadusuye kandi nawe ndabizanaza ko byishimira. Yego. Rero tugende tubaherekeze. Olga, kwino nyine herekeze node nyine mugende muganira. ariko kuko umutima wawe uhitamo njyeho guhitamo bo baratwangiye urukundo rwacu ariko umutima wacu Moye, amakuru yawe. Ntago ari meza pe. Ka kadefu ka nyine n'ubu ni karahinda. Kadefu bwoko ki se? Utavugisha umuntu. Kwigira byize. Ariko se ndakuvugisha wa mukuru. Sinkwamagara. Nese ugira ngo nkwamagare buri munsi.
byambera byiza ngiye kuryama ukampamagara gitondo ukampamagara umunsi nkaguhamagara inshuro zingahe ku munsi uzi ko uvuze nk'enye yego nko muri samedi nyine tutagiye ku ishuri umunsi wose ngo twavuga mbese tutaganiriye ibintu by'amasomo ngo twaba turi kuganira ibiki twagana n'ibindi bisanzwe se ni paka gufukasinga ku ishuri gusa n'ibindi nk'inshuti ntabwo nabishobora pe so wagakirika hari tubaye dukunda kandi ntidukundana gutya rero uri umuhanga ku ishuri